rwo kuza kuvuga ubutumwa bwiza. Reka mbasabe bigire ijuru basuhuza iteraniro. Ejo ntago twabikoze ariko reka tubikora uyu munsi, nabonye bagarutse. kubonera Imana umwanya, murakoze gukunda Kristo kandi yarakoze nawe kubiduha. Haleluya. Ngo niwe wabanje kudukunda mbere. Nta kintu gishyashya twakoze, ntacyo twadukanye. Urukundo rwe nirwo rwatureheje, natwe uyu munsi turimo turitoza kumukunda kurushaho buri munsi. Mu kumukunda rero hari no kumuha umwanya wacu, tukamutura ibiri mu mitima yacu, tukamutura indirimbo, tukicara no ku birenge bye tukigishwa nawe. Amen. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Data, mu bantu bafite umugisha, mu bantu bafite amahirwe, mu bantu bahiriwe, mu bantu batoneshejwe, natwe turi muri uyu mugoroba. Twaguturaga ibyuzuye imitima yacu, twaguturaga indirimbo n'imbyino, yewe tuguhaye n'uyu mwanya. Ari wowe dushengerera, ari wowe dukunze, ari wowe dushaka, ari wowe imitima yacu yifuza. Turakunyotewe, turifuza kuguhishurirwa kurushaho, turifuza kuzurwa n'ibyawe, turifuza ko amaso yacu yongera hweza tukamenya rwose ibyo twiringizwa nawe uduhamagara. Turifuza ko amatwi yacu akinguka tukakumva rwose nta bitubuza kukumva. Turifuza ko imitima yacu yatwikururwa nyaguhora ku ngoma, tukarushaho gusobanukirwa no guhishurirwa ibyawe n'ibyo tubikiwe muri wowe. Turi hano kandi kugira ngo dutwikirize umwuka wawe wera, ibyitwaga ibidashoboka, ibyitwaga ibinaniranye, ibyitwaga ibigoye bihinduka ibishoboka, kuko bitwikiriwe no kubaho kwawe. Witwa Imana ishobora byose, warivugiye ngo nta kintu kikunanira. Ibiri mu isi byose biri mu kiganza cyawe, urabigenga. Iyo wakinguye nta muntu wabasha gukinga, niyo wakinze nta muntu wabasha gukingura. Tukuzaniye ibyo byuzuye mu mitima yacu, tukuzaniye ibituruhije, tukuzaniye amarira, tukuzaniye se amashimwe, tukuzaniye se gushoberwa, tukuzaniye uburwayi, tukuzaniye ibyatunaniye mu mbaraga zacu, mu bushobozi bwacu, kugira ngo kubaho kwawe gutwikire hano hantu. Wari urwaye akire, wari urushye aruhuke, wari utsikamiwe n'agahinda yakira umunezero wawe kuko urawufite, yakira amahoro yawe. Imiryango yari ikinzwe imukingukire nyaguhora ku ngoma, yumve kugira neza kwawe, ahamye imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Nta wundi dushaka, nta wundi turangamiye, nta wundi twerekejeho amaso, nta wundi ubwoko bwawe burimo buhamagara muri iyi minsi 40. Ni wowe, no ugira icyo ukora kikabaho, kigafatika, kigakomera, kikarama. Mwami w'abami, uduha ibyiteka ryose, ibyo ni ibyacu n'umugabane wacu, tuzakubona abakwiringiye. Yewe uduha n'ibyina ahangaha bishira by'igihe gitoya, ariko bitunezeza, bitubera, ubidufasha muri uru rugendo. Ibyo nabyo urabitanga, utanga kubyara, kandi mu ijuru tuzaragwa ubwami bwawe, atari uko twabyaye, ariko inahangaha uduha kubyara, uduha gushaka, uduha akazi, uduhamagara amazima nyaguhora ku ngoma, uduha amazu dutahamo. Hari ibintu duhera inahangaha, kandi mwami muri ibyo ngibyo hari ibiruhije abana bawe nyaguhora ku ngoma. Ndetse waranavuze mu ijambo ryawe ngo niba dufite ibyo kurya n'ibyo kwambara biduhagije ngo nitunyurwe nabyo, ariko ibyo hari n'abatabifite. Hari abadafite ibyo kurya ku meza yabo. Mwami umubyeyi yavugaga iby'abana bari mu bizamini, harimo ababyeyi bagejeje uyu munsi batarishyuye na minerval, harimo abana barimo gusorwa mu bizamini. Ibyo byose urabizi mwami w'abami. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo niba ubasha ngo kubara n'imisatsi yo ku mitwe yacu, ntabwo wayoberwa umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe urimo abunza umutima yibaza igikurikiraho. Ibyo urabizi, ubisobanukiwe neza, kandi ubasha kubikoraho mwami.
uri Imana igicisha kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bw'abantu, ugahanagura amarira ku maso, abantu bagahozwa, abantu bakibagirwa ibihe by'inzara, abantu bakibagirwa ibihe byo kurarana umubabaro, abantu bakibagirwa ibihe byo kurarana uburibwe mu mubiri. Uri Imana ibikora, uri Imana ibyitaho. Warongera uvuga mu ijambo rya ngo n'igishwi kimwe iyo kiguye hasi urabimenya. Nta nkaswe umwana w'umuntu waremye mu ishusho yawe. Reka kugira neza kwawe kudutwikire Mwami, reka umwuka wawe wera dutwikire ibitashobokaga, bidashobokera kwa muganga, bidashoborwa n'amafaranga menshi cyangwa makeya, reka bitwikirwe no kubaho kwawe, maze abana bawe bagukorere baguwe neza. Uri Imana itanezezwa no kubatwa kw'abantu bawe. Wumvise kuganya kwabo bari muri Egiputa, wumva kurira kwabo, ngo kuniha kwabo n'umubabaro wabo ngo biragenda bikugeraho. Hanyuma hagurutsa umugaragu wawe Mose kugira ngo ujye kubakura muri uwo muniho, muri ako kaga. Icyakora batumweho, abagezeho ngo umubabaro utuma batabasha kwemera ko ari Imana yamutumye. Mwami ndasenze ngo uyu mugoroba umukobwa wawe, umuhungu wawe umuteye umubabaro, uteye kuyoberwa ineza yawe, asigaye yumva ari nk'amakuru y'igipindi, asigaye yumva ari ibintu by'ibinyoma bitabaho. Turasenze ngo ineza yawe igere ku buzima bw'Uwiteka Mana Nyiringabo, maze yongera kubone, yongera kumve, umutima ugaruke mu munezero w'agakiza, umutima ugwiza imbaraga nyaguhora ku ngoma, abe hejuru y'ibimurushya, abe hejuru y'ibimunaniza, naho ubona ineza yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Igihe kimwe umugaragu wawe Mose yarakubajije ngo ese ngo wakuraho ibyo kurya byo guhaza aba bantu, ko n'abagabo bigenza benshi 600,000, ngo wakuraho ibyo kurya byo kubahaza, ngo nubwo wazana amafi yose yo mu nyanja ntibyavamo, ngo nubwo babaga amatungo yose ntibizakunda. Mwami, kuko imibare ye n'uburuhe bw'abantu bari bamuteje yabonaga bitakunda. Hari igihe umutima ugotwa ukumva ntibizashoboka, ariko uri Imana ishobora byose, uri Imana itagira ikinanira, uri Imana igenga byose. Abantu n'ibintu byose biba mu kiganza cyawe. Warabagaburiye, nubwo wabagaburiye mu burakari ariko barariye. Ntubura uko ugenza, ntubura aho ukura, ntujya ubura uko ugira. Turakwinginze kubw'imbabazi zawe ngo ugirire neza abo bahungu n'abo bakobwa barushye, bibwira ko inkuru tuvuga ari ibihuha. Ucishe kugira neza kwa, ubunamure Mwami, ubunamure, ubemeshe kugira ngo bakure amaso kubibahitamishije, bayahange wowe Yesu, kugira ngo bakomeze urugendo, kugira ngo bakomeze guhamagarwa kwabo. Urakoze ko witwa Uwiteka Nyiringabo, Imana iturwanirira, uraturwanirira tudafite intege, uraduheka tutabasha kwigenza. Ni kuri uri umutunzi w'imbabazi, ntusubize inyuma baguhungiraho, ngo urumuri rucumba ntabwo uruzimya, urubingo rusadutse ntabwo uruvuna. Uko ni kuri wuzuye imbabazi, abanyantege nke urabatsindagiza. Tandukanye natwe abana b'abantu, abanyantege nke tubakura mu nzira, tuba dushaka ibyihuta n'ibishoboka, ariko uri Imana yuje imbabazi n'ubuntu bwinshi, uri Imana yuje kugira neza, uri Imana idasubiza inyuma. Igihe cyarageze ubwoko bw'Imana butwarwa muri Egiputa, barashira birarangira. Hanyuma mu byatumaga Imana yifuza kubakurayo muri ubwo buretwa, muri ibyo bigirwamana, kwari ukugira ngo ibe hagati muri bo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Iyi Mana turaza kugenda tubivugaho, ni Imana ifuha, kandi iteka ahantu hari ugufuha bari n'urukundo. Iyo ntacyo umbwiye nyine ntacyo umbwiye, iyo ntacyo nkubwiye ntiwanamfuhira, sindi uwawe, nta hantu duhuriye, ariko uwawe uramufuhira, umurwanyeho, uramurinze, uranga ibyatwara umubano wawe bikivanga hagati yanyu. Rero Imana yari ibakuyeyo kugira ngo ibe Imana hagati muri bo, kubera ko hagati mu bigirwamana ntabwo Imana ari akamana kaza kubangikanwa. Imana ni Imana ifata umwanya wa mbere ikagumanya n'umwanya wa mbere, iri set apart. Ni ukuvuga ngo hagati yayo n'ibindi bikurikiraho nta mahuriro. Imana ishimwe cyane, ntibizegeranywa, ntibigereranywa. Reka tuharebeho gatoya, kuva mu gice cya 29, igitabo cyo kuva 29 43 ngeze kuri 46. Haravuga ngo aho niho nzabonanira n'Abisiraheli. Nusoma gutya ngo hangaha ujye uhita ugira amatsiko yo kuza kujya gusoma ibiri hejuru nugera mu rugo. Siko bimeze nk'abigishwa beza b'ijambo ry'Imana. Haleluya. Aho niho nzabonanira, yaramaze kubabwira uburyo bagomba gutanga ibitambo bihojejeho n'ibindi. Kuri 43, aho niho nzabonanira n'Abisiraheli, iryo hema rizezwa n'ubwiza bwanjye burabagirana. Iryo hema rizezwa,
hari ibyo Imana yari yabwiye Mose ibyo bagomba gukora ngo ryezwe amaraso y'inyamaswa n'ibindi, ariko ubwiza bw'Imana, ariko kubaho kw'Imana aho hantu kuzazana itandukaniro. Yesu ashimwe cyane. Ngo iryo hema rizezwa n'ubwiza bwanjye burabagirana. Muri make kubaho kwanjye cyangwa icyo dukunda kwita presence y'Imana kizaza kibaho hantu kandi kizane itandukaniro. Imana ishimwe cyane. Iryo hema rizezwa n'ubwiza bwanjye burabagirana. Nzeza ihema ry'ibonaniro n'igicaniro na Aroni n'abana be, nzabereza kunkorera umurimo w'abatambyi. Umurimo w'abatambyi, kandi murabizi ko uyu munsi twagizwe natwe abatambyi, ni umurimo utuma hahoraho guhuzwa Imana n'abantu, batamba ibitambo, ibyishimwe, ibyo kwihana ibyaha n'ibindi bitandukanye, ariko uko guhura kw'Imana n'abantu kutavuyeho, guhozeho, kugumyeho, kubera ko Imana inezezwa no kuba hagati mu bantu. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tuza gusenga tukajya twitira ngo nitwe tuyikeneye cyane, ni koko turayikeneye, ariko umunezero wayo ni ukuba mu bantu, umunezero wayo ni ukuba muri wowe, ni ukubana nawe. Iyo igize rero, njye vuga ngo igize Imana, ese burigira Imana iyo igize umugisha, iyo ihagaze mu bumana bwayo ikabona umutima uyishaka, birayinezeza kuko nacyo nikishaka kuruta ibindi bintu byose. Imana ishimwe cyane. Ngo azeza Aroni n'abatambyi be kumukorera umurimo w'abatambyi, kugira ngo urwo ruhererekane no guhora basabanye ruhoreho ubudacika. Mwibuke ko bakoraga ibyaha, ariko Imana igashaka ko ibyaha byabo bitabajyana kure. Ibyo gukuraho ibyaha bikahaba, ibitambo by'imbabazi bikahaba, kugira ngo ubusabane butagira ikibuca. Nicyo cyazanye Yesu. Haleluya. Tumaze gutandukanywa n'Imana, Imana yanga kutureka burundu, iduha umwana wayo. Imana ishimwe cyane, kuko umunezero w'Imana ni ukubana nawe. Cyajyanye Yesu ku musaraba, ni wowe yaje gushaka, ni njyewe yaje gushaka. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi nzatura kuri 45, kandi nzatura hagati mu Bisiraheli mbi Imana yabo, nzatura hagati muri bo mbi Imana yabo. Ngo nabo bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo, yabakuriye mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo nture hagati muri bo ndi Uwiteka Imana yabo. Mwumvise impamvu nyamukuru Imana yari bakuye muri Egiputa? Ndi kugira ngo iture hagati muri bo ibe Imana yabo. Haleluya. Nagaruka kugira ngo bave muri Egiputa bakomeze kwiberaho uko bashatse, Imana itari muri bo. Oya, uzi impamvu y'agakiza wabonetse, impamvu wabonye agakiza, ni ukugira ngo Imana ikuzane, igukure mu bata bwa Satani, ubu umuntu wayo nayo ikubera Imana. Ni kugira ngo muhe mwegeranye. Nagaruka kugira ngo ducike ububata bwa Satani duhinduke imbata z'ikindi kintu. Oya, turi mu bundi bubata bwiza burimo ubushake. Umwami wacu ni Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yarabavanye muri Egiputa kugira ngo ature hagati muri bo ab'Imana yabo, nabo baba ubwoko bwe. Imana ishimwe cyane. Mu bintu rero bijya bigora umuntu, nuko umuntu akunda kwigenga. Umuntu akunda kwigenga, umuntu akunda kwiyobora. Kandi mu mpano y'igitangaza Imana yaduhaye, yaturemanye amahitamo, kandi ntiyatwambura. Yaturemanye ubwigenge, ntibutwambura, ariko yifuza ko ubwo bwigenge bwayo tubukoresha twemera ko itugenga, iba Imana yacu, natwe tukaba ubwoko bwayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umubano w'Imana n'abantu rero, n'abantu bayo, iteka wari ushingiye ku rukundo ariko rwimbitse, kubera ko uramutse, urugero ni rube ariko nyine rubaho. Uramutse uri umugabo ufite abagore benshi, sigaye abaho n'abagore bagira abagabo benshi, uramutse ari uko bimeze, gusaranganya urwo rukundo mu bantu bose, mu by'ukuri uretse kuba ari ikinyoma, ibyo bintu biragoye cyangwa ntibinabaho. Imana rero ntiyigeze yifuza ko yabana n'ubwoko bwayo mu rukundo rutimbitse, rutari deep, rudacengeye, kubera ko iyo batiraga Imana umugongo, ntago barikaga gutambira Imana ibitambo. Barabitambaga, ariko na Zabari bakazitambira. Mbese ni nk'aho mugabo ufite abagore babiri cyangwa umugore ufite abagabo benshi, bajyaga aha nimugoroba bakajya aha, ntibarikaga Imana burundu, ariko Imana barayifataga ikaba imwe mu zindi mana. Imana rero ntiyigeze na rimwe yemeremwe n'uwo mubano, kandi umubano wayo iteka ushingiye ku rukundo ariko rwimbitse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nusoma mu Isezerano rya kera ndetse no muri Shyashya, uzasanga Imana yarabafuhiraga ifuhe rimeze nk'umugabo n'umugore. Yaranabivuze mu gitabo cya Hoseya, nuza kureba, ndibaza niba n'igice cya 2 ahari, urabona uburyo bigereranywa no guhemukirana kw'abashakanye.
iyo bateraga Imana umugongo, Imana nuko yabifataga. Kubera iki? Irashaka urukundo rwimbitse, irashaka umubano atari wo kumunwa, si amasengesho yo kumunwa, si ibitamba gusa ngo si inka se wadusabaga twazizanye, si ihene se twazizanye, si amaturo se n'ibyacumi twabikoze, si indirimbo se twazitanze, si ibwirizabutumwa se twarikoze. Imana suko imeze, iragushaka n'umutima wawe wose, kuko ishaka urukundo rwimbitse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri Yeremiya 3:20 yaravuze ngo ni ukuri uko umugore ariganya umugabo we akahukana, niko nanjye mwandinganyije wa nzu ya Isiraheli we, niko Uwiteka avuga. Yeremiya 3:20. Urumva ikigereranya bahaye? Imana ishimwe cyane. Ngo ni ukuri nk'uko umugore ariganya umugabo we akahukana, niko nanjye mwandiganije wa nzu ya Isiraheli we, niko Uwiteka avuga. Kubera iki? Imana yarabafuhiraga, kuko yashakaga ko babana umubano wimbitse. Hari igihe yabagaye ibitambo bitagabanutse, bacyubahiriza amasabato n'imboneko z'amezi, nta na kimwe cyavuyeho, ariko babikora umutima waragiye udahari. Muranyumva bakundwa? Kuki ndimo kuvuga ibi bintu? Turi mu minsi yo gusenga, muri mu minsi yo gusenga, mutanga umwanya wanyu mukigomwa ibyo kurya, mukagorobereza hano, mufite ibindi bintu mwagakoze. Ibyo bintu byose ni byiza kandi bifite umumaro, ariko data muri ibyo bikorwa byose dukora ashyira amaso hehe? Ku mutima, akareba niba tumushakana umutima wacu wose, maze akanezerwa. Haleluya. Kubaho kwe nawe nta kutwime, azi kubitandukanya, azi gutandukanya uwaje n'umutima wose, akamenya n'utaje n'umutima wose. Ntakangwa n'amasaha dutanga, nubwo amasaha yerekana ikintu twitanzemo, ntakangwa n'ubunini bw'amafaranga twatuye, nubwo n'amafaranga yerekana umutima twabitanganye, ariko iteka ajya mu mutima. Niyo mpamvu gusenga kuko uri gukomoka hehe? Mu mutima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibimeze nk'ibi ngibi tumaze gusoma muri Yeremiya 3:20, nk'uko umugore ariganya umugabo we akahukana. Mu isezerano rishya Pawulo yabivuzeho gato mu Bikorinto ba 2, rwandiko rwa 2 yandika itorero ry'Ikorinto 11:2. Aravuga Pawulo, umugabo w'Imana yari yarasobanukiwe, aravuga ngo kuko mbafuhira ifuhe, iyo ni itorero afuhire, kuko ryadutswemo n'izindi nyigisho zitandukanye na Kristo bari barabwiwe, ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Haleluya. Wumva urukundo Imana igukunda rumeze nk'urw'umugeni n'umukwe bashyashya bakundanye, urwo ni rwo rukundo data gukunda. Niyo mpamvu ibineza neza bye ni ukubana nawe. Haleluya. Nifuza ko twamwiha igice bakundwa, nifuza ko isengesho ryaba ku munwa, arashaka umubano ucengeye, umubano uri deep. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Kubaho kw'Imana rero kwamye ari ingenzi, nk'uko twabibonye hariya mu ihema, aho Imana yivugiye ngo iryo hema izaryejesha, izaritunganisha, ubwiza bwayo burabagirana. Muri make bazakora ibyo Imana yabasabye, niba bikora Imana inezerwe, nayo ize ihabe, ubwiza bw'Imana buhahore, icyubahiro cy'Imana kihabe, maze baneshe abanzi babo, maze bahinge bagwize, maze bororoke, maze bamere neza, kuko kubaho kw'Imana kwahaje. Iyo umutima ushaka Imana bikurura Imana. Haleluya. Imana irabinezererwa, igasuka kubaho kwayo gufatika, kugira icyo gukora. Amen. Haleluya. Kubaho kw'Imana rero kuratangaje, gukora kukagaragara mu gihe Imana yubashywe kandi cyane. Kugashobora kuba guhari kuko ibera hose icyarimwe, yuzuye isi yose, ariko kubaho kwayo ntikugaragare kubera ko itubashywe. Reka mbaye inkuru, ntabwo turi buzisome, muze kuzisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, yego, bice 4 n'ibice 5, uze kuhasoma. Mbere yaho gatoya Imana yari imaze kubwira Samweli bizaba ku nzu ya Eli, uburyo bagiye kugira ibizago byinshi. Hanyuma mu gice cya 4 bitangira gusohora. Mwumve bakundwa uburyo kubaho kw'Imana ariko dukeneye kuruta ibindi bintu byose. Mu gice cya 4 Abisirayeli bagiye ku rugamba nk'uko bisanzwe. Bageze ku rugamba baratsindwa, abagabo muri bo batangira gupfa, baricwa, Abafilisitiya babarusha imbaraga. Bigira inama, baravuga ngo reka twohereze abantu bajye kuzana iki? Isanduku y'Uwiteka, bayizane ku rugamba, kuko muri hari tugira gute? Turatsinda. Isanduku baragenda barayizana. Noneho bahageze, ikintu kiteye ubwoba dukwiriye kwitaho muri iyi minsi ya none, bahageze, isanduku ihageze,
barasakuza nk'uko byari bisanzwe, banezererwa ko isanduku ije. Mbese ni nk'aya materaniro dushobora kunezererwa, tukabyina, tukaririmba, sente zigakubita, ibyuma bigakubita, tukagira ya matara ahinduranya, tukashyiramo na ya myotsi, bya bintu byose dusigaye dukereya kugira ngo atmosfere iryoshye. Ntacyo bitwaye kuba bifitiye ubushobozi, uretse ko ngiye bindangaza. Ngira ngo ni ikibazo cy'imyaka. Hari imyaka ibitakijyanye n'amatara agira gutya. Umva bakundwa, n'abandi ko twabigeranya nuko byagenze. Ngo isanduku yarageze, abantu bose bariyamirira, baranezererwa, bavuga ati ibyo byose turatsinze pe, abanzi bacu turabamaze, isanduku irageze. N'abanzi babo bumva urwo rusaku, abafisiyeri baravuze ati katubayeho, ya sanduku ibamwe Imana yabo irahageze, ubu katubayeho. Bakundwa, icyubahiro cy'Imana no kubaho kw'Imana bikora gusa ahantu Imana yubashywe, ahantu ishakwa cyane, ahantu imitima ironginga yifuzwa kubaho kw'Imana. Tekereza ko batsinzwe kandi isanduku yahageze, kandi Imana ntaho yagiye, ariko icecetse. Imana irabacecekana, baratsindwa, isanduku barayinyaga kuko Imana yari yabibwiye Samweli. Bamaze kuyinyaga, Imana iteye ubwoba, barayijyana, bayishyize mu nzu ya Dagoni. Mu gitondo Dagoni bigenda gute? Yikubita hasi. Umve, igaragariye mu nkambi y'abatazi Imana, ariko imbaraga zayo ntaho zagiye. Mureke bakundwa, twongere twifuze gusenga ariko dufite igitinyiro cy'Uwiteka mu mitima yacu, kuko Imana yacu ntaho yagiye, iracyafite imbaraga, ariko imitima sinzi ibindi bintu turimo dushaka bituma Imana iceceka kandi hari kaducecekana, ubwiza bwayo tukabubura, tukabaho nk'uko abandi bantu babaho. Igeze mu nzu yo kwa Dagoni, Dagoni yikubita hasi. None bagira ngo ni ibyago bisanzwe byabaye. Dagoni barayibyukije, barongeye bayiteretse ku gitereko cyayo, niba ari n'igitereko ubundi iyo Mana banaterekana, yumva ko ari ikibazo. Hanyuma amaze kuyitereka, isanduku igumya aho ngaho. Mu gitondo bagarutse basanga Dagoni yaguye imbere y'isanduku, ngo n'umutwe wamuvuyeho, arubamye imbere y'isanduku. Isanduku irimo icyubahiro cy'Imana cyacecetse mu bwoko bwayo, mu bwoko bwayo yacecetse, yabaretse baratsindwa kandi hari. Abafite babona birakomera, bavuga ati ibintu Imana y'Abisirayeli iratumara. Ngo batangira kuyihererekanya. Nusoma mu gice cya 5, barayihererekanya, iva muri bamwe ijya mu bandi, aho bageze bakagira ibyago, bakarwara ibibyimba, bagapfa, bagakenyuka. Baravuga ati ni isanduku itumaze. Kubaho kw'Imana ntaho kwagiye, ahubwo igitinyiro cy'Uwiteka cyagabanutse muri twebwe. Niyo mpamvu bakundwa, ndabivuga ntishima cyangwa ntirata, ariko dukwiriye gutabaza Imana twese, tukinginga Imana y'imbabazi, ikongera ikaduha umutima uyubashye, uyishaka kuruta ibindi bintu byose. Murabizi tumeze nk'abana, iyo turimo dusenga tuba dufite amarisite y'ibyo dusengera, kandi byinshi bizirikanywe n'ahangaha. Aha ku isi bitazarenga n'umutaru, bimwe muri byo dusaba ntibizamara n'imyaka 5, ibindi nta n'10 bifite, nta na 20. Ni ibintu bigufi. Ibyo bintu ntacyo bitwaye kubisaba, ariko kubiheramo tuba tumeze nk'abana. Urabona umwana muto iyo yashegeye bombo, n'amasengesho ameze nko gushega. Umubebe ashegera ikintu, agashegera bujiri bumutwike, ariko waruha n'amarira ukayimuha, yashyaho gatoya kongera akayirekura, wenda agatangira kugenda aca akenge. Bakundwa, iyi Mana yacu itabuze imbaraga, ko turi mu moko asenga, ko turimo tugerageza uko dushoboye, mureke twongere twinginga Imana y'imbabazi, iduhe kwifuza ubwami bwayo kuruta ikindi kintu cyose. Ni ukuri kugirirwa neza n'Imana kuzongera kutubeho, kuko mwibuka ko gusenga si aferi y'umunwa, na aferi y'umutima. Haleluya. Uyu murimo, aho Data yifuje kuba hagati muri twebwe, aho Imana yifuje kuba hagati muri twebwe, wakomeje kurushaho kunononsorwa uko twegera ibihe byo kuzamusanga. Haleluya. Hariya twasomye yabanaga nabo mu ihema, kandi akifuza kuba hagati muri bo. Uko bimukaga babwirwaga uko amoko cyangwa amazu y'Abisirayeli ari buzenguruka ihema, Abalewi bakabaha, Abayuda bikamera gutyo uko babibwiwe. Imana igashaka kuba hagati muri bo, higeze yifuza kuba kuri yewe, ikababwira uko bizagenda umuntu nashaka gusenga cyangwa se umuntu nayicumuraho uko azaza, kuko Imana ibineza neza byayo no kubana n'abantu. Haleluya. Niyo mpamvu umutima urimo ushaka Imana by'ukuri, Imana irawunezererwa kandi ntizagucaho, ntizakwirengagiza, izakugirira neza. Ariko wibuke kubaho kwayo kugakorera aho yubashywe, kubaho kwaho iyo ntaho kwagiye kugihari, ariko kukamera nk'udahari.
nyamara guhari. Imana iduhe kugendana igitinyiro cy'Uwiteka mu mitima yacu. Haleluya. Uyu murimo rero wo kuba hagati muri twe urimo urarushaho kugenda unonosorwa uko twegera kuzajya gusanga Imana. Tugeze mu isezerano rishya, Yesu agihari yambaye umubiri, abigishwa be bamutubarije ikibazo cyiza kijyanye no gusenga. Ndakoresha muri Matayo igice cya 6 nubwo bigaruka n'ahandi mu butumwa bwiza. Haleluya. Nawe ujye ukunda ibibazo by'abigishwa ba Yesu. Iyo ari byiza kuko biba bitubariza nk'uko natwe turi, nk'uko tumeze. Muri Matayo 6 dukoresha 9 n'10 ngo nuko musenge mutya muti. Bari bamusabye ko abigisha gusenga, bamubonaga asenga, bagira icyifuzo cyiza cyuko bamusaba ko nabo abigisha gusenga. Ahandi haravuga ngo nkuko Yohani yigishije abigishwa be, bari bafite reference. Ku 9 Matayo 6:9 n'10 agiye kubabwira uburyo bakwiriye gusengamo ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Mwumvise uburyo abahaye bwo gusengeramo? Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Tudakomeje iryo sengesho, ahanga byibuza turakuramo n'ibindi bisubizo. Ubundi abakwiriye kumusenga nabo abereye se, nababereye data. Mana ishimwe cyane, kuko ababwiye uburyo bakwiriye gusengamo. Nubwo iri sengesho ari abantu barisubiramo, ariko yarabigishije uburyo bakwiriye gusengamo. Abakwiriye kumusenga ubundi nababereye se. Haleluya. Kandi uburyo tubera data nabwo yarabuduhishuriye. Mana ishimwe cyane. Iyo twizeye Kristo duhabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyo gihe tuba dufite uburenganzira busesuye bwo kumwita data. Ariko hari ikindi gihe y'icyo kitabaye dushobora kumwiyitirira ariko atatubereye data. Nkuru nziza nuko amarembo yo kugirwa abana akinguye. Nuko musenga mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru. Hakurikiyeho iki? Izina ryawe ryubahwe. Kubera iki? Aho ubusabane buri bugende neza, buri bwimbike, naho izina rye ryubashywe. Haleluya. Mana ni nziza. Niwe mwami wenyine usaba abantu ibintu yarangiza akaza kubikorera muri bo. Izi niyo cyumvikanye. Imana ni umwami usaba ibintu abantu batwebwe, ariko akaza kubikorera muri twe kubw'umwuka wera twahawe. Haleluya. Niwe ukorera muri twe akadutera kubaha Imana, niwe ukorera muri twe akadutera kwezwa, niwe ukorera muri twe akaduha icyo gitinyiro cy'izina rye tukakigendana. Umwuka wera bikorera muri twe. Icyakora mwibuka ko dufite akantu k'ubushake atigeze atwambura. Tumaze gukizwa ntabwo twabaye amarobo. Ya mahitamo yo gukomeza gukurikira Yesu buri munsi turacyayafite, no kutamukurikira burya turabifite. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abakwiriye kumusenga rero nababereye papa, nababereye data. Hanyuma bagasenga ngo gukize, ngo bagasenga bifuza ikintu cyose cyatuma izina rya data ryubahwa. Bagiye kuzana isanduku ngo izibarwanirire, ariko iyo Mana ntibakiyubaha. Bayiteye umugongo, basambaniye mu ihema hagati, bararaguje, batanze ibitambo ku bindi bigirwamana, ariko barushye bagowe bagiye kuzana isanduku ngo izibarengere. Nta kwihana, nta guca bugufi, nta guhindukira. Reka da. Abasenga data bakwiriye kuba bafite ubu buzima bwifuza bunyotsewe ku izina rye ryubahwa. Mana ishimwe cyane. Imana ni nziza bakundwa, kurya itagisunika abanyantege nkeya. Oya, ahubwira ko itizana izo ntege nke zawe, nkwereke uko umuntu azikira. Zana ubwo burwayi bwawe, zana umutima w'ukuri, w'ukuri. Tekereza ko Yesu arimo agenda, cyagiye agenda i Yeriko, ageze kwa wa mugabo Zakayo. Yesu ni mwiza. Tekereza ko abantu bose bari aho, yarebye Zakayo, Zakayo wazamutse kujya kumureba, ariko akamubwira ngo uyu munsi agakiza nawe kageze mu nzu yawe, kuko umwana wa Abrahamu. Umunyabyaha uzwi mu mujyi wose, unabyemera utanabihakana,
ariko ufite umutima ushaka Imana. Si ikibazo cy'ubunini bw'ibyaha byacu no kunanirana kwacu, ahubwo uwo mutima uburwaye uzanira umuganga. Mu bintu bamugayaga Yesu baravuze ngo yicarana n'abanyabyaha agasangira n'abakoresha b'ikoro, arababwira ngo umuganga ntiyaziye abandi. Haleluya, ntazira abazima, yaziye abarwayi. Ikibazo cy'abanyamadini nuko tujya dufata uburwayi bwacu tukabukenyereraho. None twaba tumaze iminsi mu rugendo rw'agakiza bikarushaho kuvunana. Niyo mpamvu abameze nk'abana batoya rimwe na rimwe badutanga mu bwami bw'Imana, kubera ki aza wese nk'uko ari n'ububi bwe atabuhisha. Tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana, ntabwo tuzigera duhagarara imbere y'abantu. Ni koko abantu dukwiye kubabanira neza, amahoro, tukagira amazina meza muri bo, tukaberera imbuto uko dushoboye, ariko umucamanza utabera niwe udukota, niwe tuzahagarara imbere ye. Iyo yadukundishije abantu baradukunda, kandi iyo yadukingiranye nta muntu wabasha kudukingura. Niyo mpamvu udakwiriye gutinda wibaza icyo abantu bakuvuga. Bihorere, nabo bafite ibyabo, umunsi wabihoreye nabo bifite ibibarushye. Haleluya. Aravuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi. Uyu mutima uri mu masengesho ushaka ko ibyo data ashaka bibaho mu isi, Imana ntizawima kubaho kwayo. Bwa bwiza bwayo burabagirana, bweza rya hema buzaza buture muri twebwe bakundwa. Mana ikora ibitangaza muri twebwe. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Dukwiye gusenga twifuza igituma izina ry'Imana ryubahwa, ku buryo ubushake bwe butagira inkomyi. Ririya jambo rivuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Icyaduha tukabona imitima y'abantu bashaka ko ubushake bw'Imana butagira inkomyi muri bo. Ariko uzi ko tujya tuba abapfapfa, ukumva utugambi wipangiye nitwo twiza, ukavuga uti Imana, ubu rero ndashaka umugabo muremure w'inzobe mugufiya, mbuze uko mugenza nuko mushaka. Imana, ndashaka kuzatura muri Kenya, reka mpinere bugufi ne kuvuga kure, ndashaka kuba muri Kenya. Imana, naho ngusabye, naho ubwo muri Kenya ntuzi biriyo, ntuzi bigutegereje, ntuzi icyo uzabejo, ntuzi n'ikiba mu minota 10 iri hano imbere, ntabwo ukizi. Tutaravuga n'ibyo umwaka utaha dusohotsa ntituzi biri bubi, ariko kumva ngo imigambi yawe nkumva ngo imigambi yanjye utazi biri bube mu kanya mu minota 5, nkumva ngo niyo mizima, nkumva ngo nibyo byiza. Murumva uburyo ari ubupfafa. Tukabikoreramo n'amanyanga, kuko niba naragambire kuzaba muri Kenya, ubwo impapuro ndazihimba, ibinyoma biraba byinshi, kuko numva ngo niho umugishuri. Umugisha se niki? Umugisha uraho Uwiteka yaguhereye. Haleluya. Nta hantu hatakubera umugisha, ariko udata tugarukeho aduha abahungu n'abakobwa bifuza ko ubushake bw'Imana butagira inkomyi, barenga urwego rw'amasengesho yo gushega nk'ay'abana batoya, bigira imbere bakavuga ngo data ubushake bwawe bubi. Kandi bakundwa, ubushake bw'Imana ni bwiza kuruta ibyo wipangiye. Biramenye kuvuga ngo ubushake bw'Imana ngo burabishye, ngo burasharira. Ubushake bw'Imana busharira n'ubukirwana na kamere yanjye. None se kunkamuramo rutanse wagize ngo biroroshye? Niyo mpamvu nsharirirwa, kuko kugira ngo utazashiremo ni intambara, ndasasa imigeri. Kandi Yesu agomba kuza muri rutanse wapfuye, kandi nanjye sinshaka gupfa, ngashaka guhagarara no gushinga ijosi, nawe ugakomeza kankanda. Naho ubushake bw'Imana bugoreranira nuko babukigamburuza njyewe kugira ngo nshiremo Yesu yuzure. Ariko ubundi imigambi y'Imana ni myiza kuri wowe kuruta ibintu ibihumbi wipangiye. Haleluya. Aho ikujyana harizewe kuruta aho wiyerekeza. Mana ishimwe. Mana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu gusenga bakundwa atari amagambo ari mu kirere, na amagambo akomoka mu isano, akomoka mu busabane dufitanye n'uwo dusenga. Si amagambo ari mu kirere, arakomoka mu isano. Data wa twese uri mu ijuru, arakomoka mu busabane dufitanye. Ririya fuha Imana yari ifitiye abantu bayo, na n'uyu munsi iracyari dufitiye no mu isezerano rishya. Haleluya. Yesu agiye gusubira mu ijuru, yabigishije gusenga agihari, ariko agiye gusubira mu ijuru, agiye kubabwira ubundi busabane buzaba, aricyo gihe tugihagaze mu uyu munsi cy'umwuka wera. Reka dukoreshe muri Yohana 14. Mana ifashe nihuti. Yohana 14, dusoma hano hariho gatoya, 15 tugeze kuri 24. Gusenga si amagambo ari mu kirere, ni amagambo avuye mu mutima usabanye, arakomoka mu isano mfitanye na data, arakomoka mu busabane dufitanye. Yohana 14 umurongo wa 15. Tumanuke. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye.
ubwo nyine wowe uraza guhera hejuru nugera mu rugo. Umwaka zimaze kuba nyinshi. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Usabane buhojejeho, si ibya rimwe na rimwe. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ubundi nta gukunda Imana kutarimo kwitondera amategeko y'Imana ni ikinyoma. Uko urukundo rwe rusaba mu mitima yacu, nibwo kwitwararika no kwitondera ibye bigwirira muri twebwe. Ni Mwuka Wera uruduha akarusabisha rukaba rwinshi mu mitima yacu, ariko niko kwitondera ibye niko bigenda bikura. Amen. Nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Haleluya. Imana ntituyishakira mu rusengero, yari iri no muri twe tutaranaza. Cyakora hano tuje kuyihimbaza no kwiga ijambo ry'Imana no gusabana n'abera, ariko n'ubundi yahoranye natwe. Haleluya. Uwo ni umwihariko w'igitangaza twahawe bantu b'Imana, ariko abera benshi banze kubimenya uku kuri, banze kukwinjira mu mitima yabo. Ariko ati ni wowe ugerayo cyane, atungerereyo akugerereye, akugire hehe utagera, ko twese twabihawe abizera. Ngurumva ngo iyo ndi ku musozi w'ibunaka ngo nibwo ngukire kiba gifungutse. Ni koko ahantu hasengerwa haba ubundi buntu, ni koko, ariko akenshi ubuntu buri mu mutima wawe kuko wakoze urugendo ufite umutima ushaka Imana, niyo nyota. Ariko ubundi Umwuka Wera ari kumwe natwe. Haleluya. Ngo niwe Mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Mwabyumvise? Kuva mu ihema azaza aho turi. Haleluya. Mu gihe cyacu ko turushaho kwegera kuzamusanga, erega turimo turegera kuzamusanga, ari hafi kuzaza gutwara itorero rye. Haleluya. Bimeze nk'inkuru z'ibihuha ngo kuko twazivuze igihe kinini, ariko Imana uburyo Imana iba ari imyaka bitandukanye natwe, ari hafi kuzaza gutwara itorero. Uko rero turushaho kwegera icyo gihe cyo kuzaza gutwara itorero, nguko ibyo yadukoreye. Haleluya. Ngo ahubwo nzaza aho muri. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Niyo mpamvu gusenga ubudasiba bidashoboka umuntu atatunze iri jambo ngo ryicazwe mu mutima we. Haleluya. Agire wa mutima, agire ya nyifato ihora yomatanye n'Imana ye, kuko azaza aho turi abimbere muri twe. Mana ishimwe cyane. Byandikwe rwose mu mutima wawe, ahubwo nzaza aho muri. Si ubwa mbere uryumvishe, ariko turasaba Imana ngo aryandike mu mitima yacu maze dukire impagarara z'ubuzima. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, namwe mukaba muri nje, nanjye nkaba muri mwe. Haleluya. Uwo munsi muzabimenya ko ndi muri data, namwe mukaba muri nje, namwe nkaba muri mwe, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. Ufite amategeko yanjye akayitondera arayafite, yitoza kuyamenya, bimutera kujya mu ijambo ry'Imana kugira ngo rya jambo ry'Imana ribe muri we rigwiriye nk'uko batubwiye mu kanya. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Haleluya. Uku kwerekwa, uko Imana itwiyereka, ibi nibyo tuvuga ngo ni ugutunga kubaho kw'Imana muri twe. Ni ya presence iduhindukira tangible, iduhindukira ifatika. Haleluya. Ni ya sanduku yabaga arimo ariko yaza bikamenyekana ko hari, bitandukanye na ya sanduku yabaga arimo ariko yahagera ntagira igikoreka. Imana itugirira ubuntu bakundwa. Haleluya. Kandi unkunda azakundwa na data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yigeze kubivugaho umukozi w'Imana Salama oyoye gahunda ibihe, ushobora kuvuga ngo ndi mu bihe byiza, nabonye akazi gashyashya, ntunze telefone nshyashya, Imana yaranyiyeretse pe, yampaye kubyara. Uko kwiyereka kundi kose tuguhuriyeho n'abatita Imana data. Kubyara ni byiza, urakabyara rwose, ariko ibyo tubihuriyeho n'ab'Imana itabereye papa. Akazi keza tubihuriyeho n'ab'Imana itabereye papa. Gutembera ibihugu, gutunga amafaranga, ibyo byiza byose tubihuriyeho n'ab'Imana itabereye papa. Ariko kunguku iyi presence
ni umwihariko kandi nicyo dukeneye, turagikeneye. Biriya Dawidi yihannye muri iriya Zaburi ya 51 avuga ngo ntunkureho umwuka wawe, ntunkureho umunezero w'agakiza. Umuntu wasogongeye kubaho kw'Imana bakundwa biruta amafaranga, nubwo amafaranga ni meza ntibigira icyo bigereranywa nacyo. Ariko abera benshi twaheze inyuma y'urugo nyamara twarahawe karibu mu kubaho kw'Imana. Haleluya. Bituma rero tutamenya agaciro k'icyo twahawe, bituma tutamenya abo turi bo muri Kristo, bituma tutamenya uyu mugabane w'igitangaza Yesu yadusigiye. Haleluya. Ariko reka tubigirire inyota kuko ni umugabane wacu. Wifuza ubu buzima bwaho Imana uyumva, kuko Imana irahari hose, ariko ndashaka kuyumva. Haleluya. Nzamukunda mwiyereka. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Isikariyote aramubaza ati databuja bibaye bite kugiye kutwiyereka ntiwiyereka bisi? Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda. Muze kumva inshuro basubiyemo ibi bintu. Umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Umuntu nankunda, haleluya, azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Biraruta ibindi byifuzo byose amasengesho ufite. Nanjye mfite ibyifuzo by'amasengesho by'inahangaha. Ndabifite ibintu nshaka ko Imana inkorera. Bimwe yarabikoze, ibindi maze igihe mbisaba ntirabikora. Ariko nta kintu cyagereranywa nibi. Tuzaza aho ari tugumane nawe. Bwa bwiza bwayo bwezaga ihema, ariko bayita bayisuzugura. Ahari icyubahiro cy'Imana hagahinduka isoni n'agashinyaguro. Yerusalemu ikagenda igahinduka umwanda, abantu bakayivogera, abanzi bakayibasha. Havuyemo ikintu kimwe gusa, kubaho kw'Imana. Bakundwa, ntabwo igituza Imana ahantu kigeze gihinduka kuva mu busitani bwa Edeni kugeza uyu munsi muri twebwe abisezerano rishya, twebwe abatuwemo n'umwuka w'Imana. Igituza Imana ahantu ntikigeze gihinduka. Ni koko dufite ubuntu muri Kristo Yesu, ni koko dufite umwuka wera muri twebwe, ariko Imana itura ahantu yubashywe, itura ahantu yumvirwa. Ejo twavuze ko gusenga ubudasiba dusanga bizirikanywe no kuba maso, dusanga bizirikanywe n'umutima ushima washizemo amaganya, ariko uyu munsi unyongerereho kumvira. Haleluya. Kumvira ntibigira ingurane. Kuva mu busitani bwa Edeni kugeza igihe tuzagera mu ijuru ntibigira ingurane. Bizana itandukaniro hagati y'abantu benshi bitwa ko ari abakristo, ariko umutima wumvira uzana itandukaniro. Kuzimira ureba ikawumenya ikawutinya, ijuru rirawureba rikawishimira. Haleluya. Rikatubona mu kivungi rikavuga ngo mfite umukobwa, mfite umuhungu unyumvira. Ntibigira ingurane. Kumvira niko ko bibyara imirimo runaka dukora y'inyuma yo kugirira neza abantu, yo gukora mu nzu y'Imana. Ariko igitangaza, abana b'abantu turi bitangaza, nuko umuntu ashobora gukora iyo mirimo yindi yose isa nk'iyakomotse mu kumvira, ariko akayikora atagira umutima wumvira, akayikora atagira umutima ufite igitinyiro cy'Uwiteka. Imana itugarukeho. Ubyifuze cyane muri liste wahaye Imana mu byo usengera, wifuza umutima wumvira Imana. Haleluya. Umuntu nankunda azitondera, uko niko kumvira, azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Shatse hano navuga nakongeramo ibyanjye. Ijambo ryatubwiye ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ahangaha havuze ngo ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye. Shatse nakongeraho ntabwo tuzaza ngo tugumane nawe. Dutinya kubivuga, ariko kutaza ngo agumane natwe si uko adahari, ahubwo bizamera nka kwa kundi mu isanduku yari ahari ariko atakigaragara, nyamara arahari. Ageze kwa Dagoni arakora, ageze mu Bafilisitiya arakora, ariko agarutse kuba muzi amera nk'udahari. Umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Umuntu natankunda ntazitondera amagambo yanjye.
birababaza kubona abantu, simbazi ngo ni mwebwe ndimo gushinja, ariko twese turi mu rugendo rumwe. Birababaza kubona abantu bitwa ko bazi Imana kandi igihe kirekire batakaje kwitondera amagambo y'Imana. Birababaza ukabona nta gitinyiro namba cy'ibintu by'Imana, habe cyatinya n'abantu kubera ko wenda bamuhemba cyangwa bamwubahira ikintu runaka cyangwa bamukingurira imiryango runaka, ariko nta gitinyiro namba cy'Imana. Umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Kumvira Imana ni ikiguzi kiremereye bakundwa, kuko hari igihe biguhombya, hari igihe biguhindura nk'umuswa, ariko nta kigereranyo, nta kintu isi yaguha cyangana no gutunga kubaho kw'Imana muri wowe. Ntacyo, nta buryohe isi yaguha bizangana nuko Kristo na data baza bakagumana nawe. Imana iduhe kubisogongera, ababisogongera Imana iduhe ubuntu bwo kubirinda, kuko bifite agaciro kuruta ibindi bintu byose twatunga. Haleluya. Mwibuke ko gusenga saferi y'umunwa, si gahunda yo gutondekanya no kwiriza. Ni byiza, biratuvuna kandi turabikwiriye, yego. Ni igitorero kirimo cyo kwiriza, kuko Yesu yaravuze ngo ntago bakwiriza bakiri kumwe n'umukwe, ariko igihe kizagera umukwe azabakurwamo. Inyigisho zivuga ko kwiriza bitakiri ngombwa ni ikinyoma, ariko nta kintu cyangana no kukubaho kw'Imana. Imana iha abantu bafite igitinyiro cy'Imana mu mitima yabo. Bizakuzanira umunezero w'agakiza, bizakuzanira kuryoherwa n'urugendo, bizakuzanira ubushizi bw'amanga, buzanwa buheshwa n'umutima utaturega ikibi. Haleluya. Uwo mutima utera ubushizi bw'amanga imbere y'ibyago, imbere y'amakuba, imbere ya Satani, imbere y'abantu. Imana itugirira ubuntu, ibiduhe. Haleluya. Tuzaza aho turi tugumane nawe, tuzamuha ijuru cyangwa data, azaduha kumva ya presence, azaduha kumva kwa kubaho kumvikana gufatika. Haleluya. Uko kubaho rero twahawe, kandangiriza ahangaha Imana ifashe, uko kubaho twahawe umwuka w'Imana muri twe, Imana irawufuhira. Niyo mpamvu umuntu wakijijwe Imana itamwemera kuba mu bibonetse ibyo ari byo byose, kuko ifuhira kubaho kwayo muri twebwe. Kandi impamvu ibifuhira nuko ari iby'agaciro. Haleluya. Muri Yakobo igice cya 4 umurongo kasome 4 na 5 muri Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya yera ku murongo wa 5 ntiyahavuze neza cyane, yaravuze ngo umuko turimo ngurararikira, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana yarabidusobanuriye. Kuri 4 haravuga ngo mwabasambanyi mwe, mbese ntimuzi ko ukunda iby'isi. Aba basambanyi bavuga ntago ari abasambanyi bakoze sexe, n'abantu bose bagurana Imana. Murabizi ko mu isezerano rya kera iyo bajyaga mu bindi bigirwamana yabitaga abasambanyi, kubera rwa rukundo na rya fuhe na rya sezerano riri deep rimeze nk'iry'umugore n'umugabo. Ngo mwabasambanyi mwe, mbese ntimuzi ko ukunda iby'isi aba ari umwanzi w'Imana. Nuko rero umuntu wese uhitamo gukunda iby'isi aba yigize umwanzi w'Imana. Ese mutekereza ko ibyanditswe ari ugupfa kuvuga igihe bigira biti Imana ifuhira umwuka yashyize muri twe? Kuko kubaho kwayo muri twe irabifuhira, nk'uko itemeraga ko ibangikanywa n'ibigirwamana, kandi amaturo bataretse kuyatanga, gushengerera bataretse kubikora, ariko igafuhira ko yaturanyijwe n'ibigirwamana, niko no mu mutima w'uwayimenye Imana ifuhira ibindi bintu byose byaza bikambyiga. Ikindi kintu cyose nakwerekezaho amaso nkumva nicyo kintabara kiba kimbere nk'ikigirwamana. Ngo ese mutekereza ko ibyanditswe ari ugupfa kuvuga igihe bigira biti Imana ifuhira umwuka yashyize muri twe? Haleluya. Gusenga ubudasiba rero bifatanye no kumvira, ntubyibagirwe. Ubisaba Imana irabitanga, kandi tugenda twigira imbere. Kubera iki? Imana ntikiri mu ihema, ahubwo twebwe twahindutse urusengero rw'Imana. Mu Bikorinto ba 2:6 umurongo wa 16 hanyuma dusenge. Abikorinto ba 2 kwandiko rwa kabiri Pawulo y'igitorero ry'Ikorinto 6:16 ngo mbese urusengero rw'Imana
rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Wowe wakijijwe uri ubuturo bw'Imana, ngo nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, hari mu isezerano rya kera, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya babandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Haleluya. Muri wowe niho harindirwa ubusabane, muri wowe niho wubakirwa kwa gusenga ubudasiba, muri wowe kandi niho ubusabane butakarira, tukabaho tumeze nk'abarangiza umuhango. Reka dusenge. Muri wowe, mu kurindwa k'urwo rusengero rwitwa wowe, niho ubusabane, niho gusenga ubudasiba birindirwa, ni naho bitakarira. Turaba agaciro mu maso y'Imana. Imana ntikiba mu mahema, ariko ni wowe hema ryayo, ni wowe tabernakle y'Imana, uru rusengero rw'Imana. Umwuka w'Imana atuye imbere muri wowe. Umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Niba waratangiye urugendo rwo kumvira Imana, ntukwiriye kumara umwanya wibaza ngo ese ngo ibi ngibi ni Imana ngo guki. Imana ifuhira ubuzima bwawe, iri mu rugendo, mu murimo wo kukweza, iri mu murimo wo kuntunganya. Abasabana n'Imana turenga urwego rwo kuvuga ngo icyaha iki n'iki n'iki n'iki. Hari ibintu bitari ibyaha ariko bibyiga, hari ibintu isi itita ibyaha ariko bibyiga ubusabane bwawe n'Imana, bigatuma kwa kubaho kw'Imana umera nk'ugutakaje. Nyamara yirahari kuko ntihava, nta nubwo ikwambura umwuka wera kuko niwe ukweza, niwe ukomeza kuguhishurira Kristo, ariko abaho utakimwumva, yasanduka kwa kundi yacecetse. Nyamara kubaho kw'Imana guhari. Abera bagiye bagwa muri mwene uwo mutego, muri mwene ubwo buzima, kumva busabane bwarazimye, muriro wari waragenewe kwaka ubudasinzira ubutazima warazimye, kubera bya bintu twazanye mu rusengero rw'Imana. Reka mvuge nk'urugero nko kurangara ubwabyo, kurangarira ku bitagira umumaro birakuzimya, kuko Imana iragufuhira. Iriya jambo ritubwira ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Iyo umuntu arimo ashishikajwe no gushaka ubwami no gukiranuka, hari ibintu yima amaso, hari ibintu atera umugongo, hari ibintu atategera amatwi. Aratubwira ngo akunda abamukunda, ariko abamushakana umwete. Iyo tumushakanye umwete, hari ibintu twima amaso, hari ibintu tutajyamo. Tugera muri bwa buzima kuvuga ngo byose ndabyemerewe, ariko siko byose bingirira umumaro, kuko kubaho kw'Imana kurahenze bakundwa, kurahenze. Ubona itorero tugenda ducogora, nuko kurahari tukikumva, twaragupfukiranye, turashaka ibyo abandi bashaka, turangamiye ibyo abandi barangamiye, dutinze amaso aho bayatinza, turapfapfana nk'uko bapfapfana. Nyamara twebwe duhetse kubaho kw'Imana. Ntukiri uwawe ngo wigenge. Mwijuru bafite igitaramo, mwijuru abamarayika bari kubita imbere ya Data, baramubwira ngo uruwera ibihe byose. Nenye kuvuga ngo amanywa nijoro, ariko ntihabaye amanywa ntihaba nijoro. Bafite igitaramo. Ntago ari uko bari badukeneye cyane, ariko twagizwe ab'agaciro mu maso y'Imana, duhabwa iby'agaciro. Kristo na Data baraza mu buryo bwa mwuka batura muri twe. Ibyo twahawe Data abikurikiranishije ifuhe kubera urukundo gukunda. Ni ibiki ukwiriye gukura mu buzima bwawe mu minsi yo gusenga bikazaguhindukira n'ubuzima utagisubirayo? Ni ibiki bipfukiranye kubaho kw'Imana bituma utakimwumva? Witegereje ubuzima bwawe, ni ibiki Data yafuhira? Ni ibiki utinzaho amaso? Ni ibiki ushakana umwete kuruta uko umushakana umwete? Ibintu bidutera guhinyuka burya tuba twabishakanye umwete. Umuntu yari umukristo ariko bikaba ngombwa kwa ahimbahimba wenda fagitire ari umucuruzi,
ukuvuga ngo amafaranga yashakanye umwete, urwunguko yarushakanye umwete kuruta uko ashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ariko umuntu urashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka azavuga ati ndakiranuka, ndagukurikira nubwo bitacamo. Umuntu ari umukobwa akabona imyaka yagiye akavuga ngo icyangombwa nuko yabaro, icyangombwa nuko apfa kuba ari umugabo, apfa kuba ari umugabo. Icyo gihe ushatse urushako kuruta uko ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ukiyegurira umuntu bizi neza ko atubaha Imana kandi wowe wari umaze iminsi witoza kuyubaha. Birya bintu dushaka cyane biza bikabyiga kubaho kw'Imana, reka tube musukire ku birenge. Ari hano ku bwacu, ni ukuri turi hano kuko tumukunda, ariko turifuza kumukunda kurushaho. Gusenga ubudasiba bitarimo kumvira byaba ari ugutakaza umwanya, byaba ari aferi y'umunwa, kandi gahunda turimo ni y'urukundo, ni y'umutima. Pawulo yandikira Abefeso avuga iby'umubano w'umugore n'umugabo, ko abagabo bagomba kugomerera abagore babo, bakabakunda, bakabatunganya, bakabeza nk'uko Kristo yabigiriye itorero. Avuga ko abagore bagomba kuganduka. Yageze hepfo aravuga ngo ariko ibyo mvuga ngo byerekeye Kristo n'itorero, ngo nubwire ubukomeye. Kristo adukunda urukundo rw'igitangaza, nk'urw'umukwe n'umugeni bukuri bakundana rurenzaho. Wimubangikanya mukundwa, amafaranga aho yakeneye azayaguha. Ibyo ushaka niba bijyanye n'umugambi wazabiguha, niba bitajyanye n'umugambi we kandi ukakomeza kumwumvira azabikwima. Nureka kumwumvira uzabyishakira ubigereho. Reka tumusukire imitima. Turashaka kubaho kw'Imana gufatika. Dufite inshingano nyinshi bakundwa, iminsi yacu yo gusenga ntikwiriye kuba gutakaza umwanya. Dukeneye kubaho kw'Imana gufatika. Data, urakoze kuri mu itorero ryawe, urakoze ko wadusezeranyije kutazigera udusiga twenyine, urakoze ko watubwiye ngo umuntu nagukunda na data azamukunda, ngo we na data muzaza aho ari mugumane nawe. Turashaka ubu buzima, twigishe kwitondera ibyawe, garura igitinyiro n'icyubahiro cy'izina ryawe mu mitima yacu. Garura ubusabane aho twaba twarabutakaje, aho twatsinzwe utwegure kuko uri Imana y'imbabazi. Uturinde guhora turambarara kubera ko isi yadukuruje ibyayo. Twigisha ko bashakashaka ubwami bwawe no gukiranuka, akaba ari byo biba ibya mbere. Twigisha ko tudacurika inyongeza, akaba arizo tubanza mwami w'abami. Twarwanye kuri standard z'ubuzima, turwana ku kuntu tugaragara, turwana ku kuntu abantu batwemera, turwana kuri ibyo by'inyuma ngo tudahinyuka ab'igihe cyacu bakatugaya. Ariko uyu mugoroba turakugarukiye mu mbabazi zawe nyinshi. Turifuza ko wowe na data mubana natwe aho turi, kubaho kwawe kugahinduka ukumvikana. Wabwiye Mose uramubwira ngo iryo hema ngo uzaryejeshe ubwiza bwawe burabagirana. Uyu munsi ni twebwe hema ryawe, utuye imbere muri twe. Nkiza ibintu byose bindimo ufuhira, nkiza ibimara umwanya n'ibinkamura imbaraga, bidukize ibyo twerekejeho amaso bitari ibyo guhangwa amaso, bidukize kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Hagurutse hagati muri twebwe abagore n'abagabo, abasore n'inkumi bafite inzara n'inyota y'ibyawe, baryohewe no gutunga kubaho kwawe, babishakana umwete kurusha uko bashaka amafaranga, tubishakana umwete kurusha uko dushaka ubundi butunzi bwose isi duha. Hagurutsa muri twebwe abantu bafite inzara n'inyota y'ibyawe. Turinde gutakaza umwanya mu gihe gitoya dufite hano ku isi mwami, kuko uri Imana isezeranye gasohoza, ntubeshye. Ibyo wavuze ni ukuri. Waravuze ngo umuntu nagukunda azitondera ijambo ryawe, kandi wowe na data muzaza aho ari mugumane nawe. Ibyo ntiwari kubivuga iyo biba bitabaho, iyo utabikora ntuba warabivuze. Ariko wadusezeranyije iyo presence, wadusezeranyije uko kubaho, wadusezeranyije ubwo bwiza burabagirana, wadusezeranyije icyo cyubahiro, wadusezeranyije ubwo buzima busabanye nawe budasiba, wadusezeranyije mwami w'abami uko kubaho kwawe abantu buntu bibumba b'intege nke. Ariko urasezeranya, we wuzuye isi yose, we wuzuye ijuru ryose. Igihe kimwe baravuze ngo bakubakira nzuki naho wakwirwa,
ariko urasezeranya, usanga umwana w'ubuntu woroheje, uravuga ngo azahinduka ihema ryawe, ngo uzatura imbere muri we. Turagushimira uwo mwihariko, turagushimira ayo mahirwe, turagushimira uwo mugisha. Aho byaducitse tutabimenye, wongera udukanguza imbabazi zawe, wongera udukanguza ubuntu bwawe. Reka tubishakishe kuruta uko dushakisha ikindi kintu cyose, kuko niwo mugabane wacu. Ntiturabo kuba kure yawe, turabo guturwamo nawe. Ngo ibyo waduhaye urabifuhira. Dukize ikintu cyose cyatwihariye kikakubyiga muri twe. Dukize ibintu twakunze cyane kuruta wowe. Waratinyutse uravuga ngo nta muntu waba umwigishwa wawe ngo atagukunda cyane kuruta uko akunda se, kuruta uko akunda nyina, kuruta uko akunda abana be. Twigishe kugukunda cyane, twigishe kugushaka cyane kuruta uko dushaka ibi ngibi turimo tugusaba, maze ubu wa mbere twiharirwe nawe. Umugisha itorero ryawe nyaguhora ku ngoma, umugisha abera bakangukiye kugushaka, umugisha abashumba babikangurira abandi, kugira neza kwawe kuzura ubuzima bwacu. Baremera amashimwe n'ubuhamya, kandi dukomereze muri wowe, dutegereje kuzagusanga tukakubona amaso ku maso.